reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze inshuti bakunzi bacu ku IBENDERA TV. Nitwa na Keti Ntirushwa. Uyu munsi tugiye gusangira ubuhamya bw'umukobwa witwa Evodia. Sezerano za televiziyo zikuzanira ama-interview adasobanutse ngo harimo ibishegu n'ibindi byose. Sezera ibyo byose kuko IBENDERA TV iyi ni isakazamashusho, ikaba televiziyo ikorera kuri YouTube, ikuzanira ibiganiro byose bishoboka. IBENDERA TV nyaruka udasanga abandi bamaze kugerayo bakagutanga iby'ubwenge, ibiganiro hirya no hino, abahanzi ndetse na comedy, ibiganiro ama-interview ndetse kandi uragera usanga n'ijambo ry'Imana. Ibyo byose nukugerayo gusa andikamo IBENDERA TV maze ukore subscribe, like na comment, ukomeze unezezwe na byinshi bashyiraho kuri IBENDERA TV. IBENDERA TV, ihuriro ry'ibiganiro by'ubwenge, abanyamakuru bujuje ubumenyi. Evodia no mukobwa wahuye n'ubuzima bubi bwo kuba mu muhanda akora uburaya, byose byamunyujije mu nzira ikomeye kubera ubuzima, ariko ubu ifoto y'ubuzima bwe yarahindutse. N'ubuhamya tugiye gukurikira ku IBENDERA TV, ariko kandi mbere yo kwinjira muri ubu buhamya reka nkwibutse wowe udukurikiye ko ibitekerezo byawe n'inyunganizi yawe ni ikaze, tubyakirana yombi. Turakwibutsa gukora like na subscribe kuri channel yacu, nubigenza gutyo urabuduhaye umusanzu ukomeye. Uyu mukobwa witwa Evodia atangira ubuhamya bwe adusangiza agira ati, nitwa Evodia, nkaba anifuje kubasangiza ubuhamya bwanjye, yenda hari uwo bwafasha kandi hari n'uwo bwakubaka muri mwebwe. Nakuze mba ku muhanda kuva mu bwana bwanjye, nyuma naje kuba umubyinnyi mu kabari bamwe bakunze kwita abamansuzi. Icyo gihe naryamanaga n'abagabo b'abakire batandukanye kugira ngo mbashe kubona amafaranga ambeshaho namfasha gukemura utubazo tunyuranye tw'ubuzima. Ijoro rimwe mvuye kuri stage kubyina nibwo nahuye n'umusore mwiza kandi w'umukire uturuka muri Afurika y'Epfo, maze aranyishyura ngo turyamane. Gusa tugeze muri hoteli mu cyumba yaracumbitsemo yanga kunkoraho. Mu yandi magambo, ntabwo yigeze ansambanya. Nabyibajijeho cyane, ibirantangaza cyane ko ari nacyo yari yanzaniye. Ibyatumye mubaza impamvu atari kunkoraho, maze nawe aransubiza ati, ndi wowe nakwishimira kuba umugore mwiza ufite umugabo umukunda kuruta uko wakwitwa indaya. Ni ijambo ryari rikomeye ritari ryoroshye, ariko narayumvishe mfata akanya katari kanini nditekerezaho. Nuko nanjye mubwira ko nta mugabo wakwifuza ko umubera umugore, kuko maze kugira imyaka 34 kandi nkaba ndi n'indaya. Ubwo ijoro ryose arara ambwiriza ijambo ry'Imana, mu gitondo amafaranga 50,000 na business card ngo nzamuhamagare nimukenera. Nyuma y'iminsi 3 nibwo yaje kundeba aho nabaga, turaganira maze ansaba ko namubera umugore.
icyo gihe nicyo gihe nishimye kurusha ikindi gihe mu buzima bwanjye. Kuva ubwo nahise nihana ndeka ingeso mbi zose nagiraga, ubundi nemerera Yesu kwinjira mu buzima bwanjye akawuyobora nk'umwami n'umukiza wanjye. Twaje gukomeza kuvugana na wa musore, tuza gukundana kuko ngo akimbona yahise ankunda. Twaje kuzamura urukundo maze tuza no kugera igihe turakundana ndetse twemeranya no kubana. Ako kanya twahise twibera umwe. Ubundi umugore ufite umugabo mwiza n'abana babiri, aho twibera mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Imana yahinduye ubuzima bwanjye mu buryo ntari nzi kandi buntunguye, kuko ntabwo nabiteganyaga ko nabona unkunda nyuma yo kwiyandarika gukomeye cyane nagiye inyuramo. Ubuzima abantu twese tubamo buba bugoye, ariko ntitukihebe. Imana ishobora guhindurira umuntu ubuzima mu kanya gato kandi mu gihe icyo ari cyo cyose. Ubuhamya bwa Evodia abusoza asaba buri muntu wese uri mu bihe bikomeye kudacika intege kabone nubwo ubuzima bwaba bukomeye, ahubwo akabasaba abantu gutegereza ugutabara kw'Imana, kuko isaha y'Imana iyo igeze ngo yagusanga no mu byago ikagutabariramo. Reka nanjye mbashimire mwese mubana natwe umunsi ku munsi ku Ibendera TV. Ndabashimiye kandi mbibutsa gukora like na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Ndabasabira umugisha mwinshi ku Mana mwebwe mubikora, mwebwe kandi mutajya musiba kubana natwe ku Ibendera TV. Imana ibahe amahoro n'amahirwe.